kubifuriza umunsi mukuru, ndabasuhuje. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze dushima Imana yaturinze tukaba tugeze magingo duhumeka umwuka w'abazima. Si ukuba turi beza, si ukuba dufite agakiza cyangwa iki, ahubwo ni kubw'ineza n'urukundo Imana yatugiriye. Reka rero tubanze dushime Imana yo mu ijuru. Mwami wanjye ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo, ngushimiye imirimo n'ibitangaza, ngushimiye ko waturinze tutarahakurirwa, kuba tugeze amagingo duhumeka umwuka w'abazima. Si uko turi beza, si uko dukiranuka, ahubwo ni kubw'ineza n'urukundo. Wabanye natwe rero, watugiriye neza, watwiyeretse. Dore Mwami Imana, tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ahubwo rishinga imizi muri twebwe. Nyir'ingabo Mwami Imana rero, rizatubera impamvu izadutunga mu minsi iri imbere. Urakoze Nyir'ingabo Mwami Imana, tubane n'icyawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Haleluya. Mbere y'uko rero dusoma ijambo ry'Imana, hari umuririmbyi ujya ukunda kumfasha uvuga ngo hano ku isi sinshobora kukuramya nk'uko bikwiriye, nigerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri. Hano ku isi sinshobora kukuramya nk'uko bikwiriye, maze nigerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri. Haleluya. Umuririmbyi yararimbye ngo hano ku isi ngo ntabwo twabishobora, ngo nitugera mu ijuru ngo nibwo tuzayiramya ngo tumaze kwambara undi mubiri. Hano muri iyi si ntabwo biba byoroshye, biba bigoye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Haravuga ngo mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe, ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikira abamarayika batabizi. Mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo, mwibuke n'abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukundane urukundo rwa kivandimwe. Muri iyi minsi urukundo rwakamye mu mitima yacu, urukundo rwarabuze. Muri iyi minsi ntabwo ukireba umuntu ngo wumve uramukunze. Umuntu nubwo yaba yambaye ubusa kandi ufite kuba wamwambika, ushobora kuba ufite amafaranga ariko ukaba wareba mugenzi wawe yambaye ubusa ukaba utamwambika. Byibuza kugira ngo umukorereho umugisha, ahubwo uramunegura, ntube wakora icyo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo dukundane mu rukundo rwa kivandimwe. Uko Imana yadukunze niko twagakwiye kuba dukunda bagenzi bacu, kuko Imana yacu yaradukunze kugeza n'aho itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze atubambirwe. Yemera guca mu bintu bikomeye, yemera kubambwa azira twebwe ibyaha byacu byo dukora, ariko Imana yacu kubera urukundo irabikora. Niyo mpamvu tugomba gukundana. Hari igihe uba usanga umuntu arimo aravuga ngo ngo ngiye ngo kanaka ngo ndamwanga, ngo niyo ngo ijuru ryaba ririyo, ngo ukuri cyangwa ari ukunyura iwiwe, ushaka iryo juru ryaro. Rero mureke tujye dukundana. Niba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, ukagenda ukamwegera ukamubwira ati njyewe rero burya njyewe kiriya kintu wavuze cyarambabaje, kandi biriya bintu byo wakoze ntabwo ari byo. Mugasabana imbabazi n'Imana yo mu ijuru ikabababarira. Tugakundana urukundo rwa kivandimwe, apana kubona umuntu mu muhanda ngo umucire, umufate nabi, nyamara nawe ni umuntu mugenzi wawe. Mwese uwabakatiye asanga muva amaraso amwe, ntawe uva amaraso y'umutuku ubundi ava y'umweru. Mwese mwaremwe hamwe, mwese mwacunguwe kimwe. Niyo mpamvu tuba tugomba gukundana,
tugakundana urukundo nk'urw'Imana yadukunze, tukajya twibuka imbohe ziboshye, utirengagije yuko nawe ejo bishobora kukugeraho, utirengagije ko umwana wawe byamugeraho, utirengagije yuko inshuti zawe n'imiryango nabo byabageraho, ukazajya usura bagenzi bawe no kwa muganga, ukagenda ukabegera ukabasura, ukaba wabagemurira, mbese byibuze ku buryo niyo wagera mu kibazo wahamagara Imana ukayibwira ati Mana ibuka cya gihe, ibuka imirimo njya nkukorera, ibuka ngo Tabita wiwe ngo yarakundanye ku buryo yaje gupfa, ngo abaturanyi imfubyi n'abapfakazi ngo bararira baratakamba, ngo baravuga ati Mana, ati Tabita uramutwaye koko n'ukuntu yajyaga tudodera imyenda, ati uramutwaye n'ukuntu yajyaga twambika. Tabita yaje kuzuka bitewe n'urukundo yakundaga abantu, bitewe n'urukundo yagiraga, Imana irabimwibukira, Imana imugirira neza. Niyo mpamvu rero tuba tugomba gukundana, kuko Imana ni inyarukundo, Imana ikunda abakundana. Buriya ibyo wakora byose bitari mu rukundo byaba ari imfabusa. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane, urukundo ni ikintu cyavuye mu ijuru kugeza n'aho kigera mu isi. Urukundo ni ikintu kibi cya mbere, buriya ni umumago, atari urukundo ntabwo amago yashinga, ariko urukundo ni ikintu kiba kigomba kuba icya mbere. Buri kintu cyose ukoze ukagikorana urukundo, Imana yabikwibukira. Rero reka tube twasaba, dore urukundo rwaradukamanye muri iyi minsi. Urahura n'ikigeragezo ukumva ntabwo wakunda mugenzi wawe, uciye wese akumva ari kukuvuga, nyamara ntabwo ari uko ariko bimeze, ahubwo ni ukubera igihe urimo. Rero reka dusabe Imana itwongere urukundo muri twebwe, kubera ko buriya nta rukundo ntacyo twageraho. Mwami Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo, tugushimiye imirimo n'ibitangaza, tugushimiye ko waturinze ukabana natwe. Nyiringabo Mwami Imana, dore twumvishije ijambo ryawe ritubwira ku rukundo. Uwiteka Imana, dore urukundo rwaradukamanye muri iyi minsi, turasabye kugira ngo utwongere urukundo ruvuye iwawe mu ijuru. Dusabye urukundo ruvuye iwawe mu ijuru, Nyiringabo Mwami Imana, nk'uko wakunze abari mu isi cyane, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo Mwami uduhe gukundana nk'uko wadukunze. Urakoze rero Nyiringabo Mwami Imana, urakoze, icyubahiro ni icyawe. Dusabye ibyizeye mu izina rya Yesu, amena. Imana rero irakoze kubw'ijambo ryiza riduhaye muri aya masaha, tukaba turiganiye. Nongeye kubashimira ubwo mukomeje kwiyitaho ndetse no kutwitaho. Imana rero ibahereza umugisha. Reka rero dusenge Imana dusaba uburinzi kuri bwo. Buriya icyo wakora Imana itakurinze ntabwo wakigeraho. Buriya umuririmbyi niwe waririmbye ngo Mana undinde, kuko utandinze abarinzi barindiye ubusa. Imana niyo yonyine iba igomba kuturinda, Imana niyo yonyine iba igomba kuturengera. Rero kadusenga Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nyiringabo Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'iyo mirimo myiza, turagushimye kubwo ibitangaza ukomeje kudukorera. Nyiringabo Mwami, dusabye uburinzi buva kuri wowe Mana, dore turi gusatira mu minsi igoye kandi iruhije. Nyiringabo Mwami Imana, utaturinze twa data Kristo, abarinzi barindira ubusa, ndetse natwe twirinze twaruhira ubusa. Ariko Mwami Imana, kuko ari wowe ushobora byose, uturinze byose byakemuka. Reka uduhereze Mwuka Wera wo kutuyobora, Mwuka Wera wo kujya atugira inama nzima, Mwuka Wera wo kutuganiriza ibyiza, Mwuka Wera wo kuturengera, Mwuka Wera akatuyobora mu nzira data Kristo ijya mu ijuru, ikaturinda ibyaha. Dore kuko biraruhije, biragoye, tukiri muri iyi si dufashe igihe kinini mu ntambara. Reka Mwami Imana abe ari wowe ukomeza kutuyobora muri byose. Urakoze rero kuko uri umuyobozi mwiza, kuko tugiye kuyoborwa nawe ntituzatinya, kuko tuzaba twegamye ku mugabo ukomeye. Urakoze rero Nyiringabo Mwami Imana, icyubahiro ni icyawe, tuzabe twizeye mu izina rya Yesu, amena. Murakoze rero, Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom.